Master Vivo imeze bite? Sawa. Master Vivo rero ubu ngubu ndi kwandika abakinnyi bazaserukira umudugudu wacu mu mikino mpuzamidugudu izabera ku Gisenyi. Gusa ngo nawe nabandi mora. Master Vivo ntagutindiye ndi kujya nkubaza ibibazo wabitsinda ngahita nkwande. Ushaka kunyandike mu bambe kuko twitono ndacyabasha. Oh no. Twagiye n'ikibazo cya mbere. Urya kangahe ku munsi? Shangiye yo nkabije ku munsi ngiye rimwe nimugoroba kandi nabwo igitoki. Ni hatari. Nacyo reka tujye no ku cya kabiri. Aha, noneho turi kujya twandika abantu bafite ku myaka 12 kugeza ku myaka 17. Muri iyo ngiyo ufite ingahe? Mfite 13. Ngo ufite 13 gusa wavutse kangahe? Okay, ntabwo nkuze cyane navutse 8 kabiri. Oh no. Okay, nari ubwo ndakwanditse. Ko gakepe gawe niba gakepe ndaje ndakice ndagasiwe we. Uretse guserebura we wigira nk'igihore nkurikije imirire yawe n'imyaka ufite nakwanditse mu bazakira mu ikipe y'abafite ubumuga we. Unyanditse ngo mu bafite ubumuga kanze nkwereke cya. Mbasha kanze nkwereke ko ubutoza bwanjye atari bwo gutoza ihene. Kanze nkwereke nanjye ko mu mudugudu watari ngiye uzi kwiruka.